igice cya gatandatu umurongo wa 5 kugera ku wa 11. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 10 wonyine niwe tugiye guhera, hanyuma tuje gusoreza mu rwandiko rw'Abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 5 turangiza wa 11. Usome ijambo ry'Imana. Tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu. Amen. Abaroma igice cya gatandatu umurongo wa 5 turangiza wa 11. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu rwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka kukwe. Kandi tumenye iki? Yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twe kugumya kuba imbata z'ibyaha, kuko wapfuye abasindishirijwe ibyaha. Ariko niba twarapfanye na Kristo, twizera yuko tuzabanaho nawe, kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutare. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha, mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu. Haleluya. Muranemera nongere senge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye, ndaguhimbaza kuko uri umunyembaraga, kandi gushimira kuko uri Imana iri hejuru ya byose, ikomokwaho na byose. Bibiri ijambo ryaratubwira ngo ibihe byose byagenwe nawe, nta gihe na kimwe gishobora kubaho kitarategetswe nawe, kandi wabitegetse kuva kera kose isi itarabaho. Urugero rw'ubuzima bw'umwana w'umuntu n'urugendo rw'ubuzima bwe wabitegetse atarabaho n'umunsi n'umwe, akiri mu migambi yawe n'ibitekerezo byawe. Niko ijambo ryawe ritubwiriza kandi riraduhamiriza kuko ariko wabikoze, kandi natwe twizera ko ijambo ryawe ari ukuri. Uyu munsi duteraniye ahangaha muri iki kibanza kubw'ibyo wakoze bikomeye, bisumba kumenya kwacu kandi bigasumba kubasha kwacu no gukomera kwacu Mana. Ariko ndagushimira kuko nubwo bidusumba, bitarigira bisohoka mu mugambi wawe no muri gahunda yawe. Niyo mpamvu kurarikira kubana n'iyi mitima kugira ngo ihereze umugisha. Niyo uzamvikanisha ijwi ry'ihumure mu mitima, kandi rikabasha kuganira nayo ibabaye ikanezerwa, ikunamuka kubw'imbaraga z'ibishingiro bizima utanga. Haleluya. Imbaraga z'Imana ziganze mu mitima kandi ziduhesha ihumure rikomeye. Amaso yacu yo kwizera ahweze dushobore kwitegereza ubugingo buri muri Kristo hirya y'urupfu. Imbaraga z'Imana ziri mu ijambo ryawe, kandi uri muri mitima yacu twese kubw'icyubahiro cy'izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Nagira ngo dushorerane kandi tubane mu ijambo ry'Imana umwanya muto. Sinja mu bintu byinshi, kandi ndakoresha umwanya mutoya rwose. Haleluya. Ariko umwanya muto tuganira tujane namwe, kandi dusa n'abinjiye mu mwanya wo kumva Imana cyane, twimuke mu bitekerezo, dusa n'abareza urupfu, twinjire mu mwanya wo kumva Imana. Bwana Yesu atukuzwe. Iteka turabivuga iyo tugeze mu mwanya wo gutandukana n'abacu, imirambo yabo cyangwa imibiri yabo irambitse nk'isanduku imbere yacu, hari ibitekerezo byinshi biza muri twe. Haza gucika intege kuri bamwe, haza gutekereza cyane kazoza, akaba gutekereza ku buzima bwacu none. Akenshi akaba ari nabwo dutekereza ku iherezo ryacu ko rishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Haleluya. Ariko twakagombye kuba ibihe byose tubyiteguye, kuko ni ikindi ijambo ry'Imana ryavuze ko kitazabura kubaho. Urupfu cyangwa se gusinzira kw'imibiri yacu. Ejo niko batubwiye, yaratubwiye ngo abajya bapfa, hari n'abandi bajya basinzira bazatanguka. Kandi iyo umuntu asinzire nta kibazo bafite, buriya abaruhutse mu kanya gato ibitose bigashira igihe cyo gukanguka kikaba umuntu akabishuka. Imana ishimwe. Uyu munsi reka tuganire namwe
impamvu z'ibyiringiro byacu kandi n'urufatiro rw'ihumure ryacu mu gihe duhuye n'ibisa bitya no mu buzima bwacu bwa buri munsi dukeneye ihumure ry'Imana. Ntabwo dukeneye ihumure muri uyu mwanya gusa, ariko dukeneye ihumure ry'Imana mu rugendo rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi, kuko ubuzima bwa hano bubamo imibabaro itandukanye, ariko ni ubuzima bwuzuye imibabaro myinshi kuruta ibyishimo byinshi nk'uko twitekereza. Ari nayo mpamvu bitagomba kudutungura igihe duhuye n'ibituruhije cyangwa se ibitubabaye. Ntabwo tugomba gutangara, nta nubwo tugomba kugubwa gitumo nabyo ngo dutekereze ibibaye, kubera kuko ni amakuru tuzi neza. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Paulo yaranditse ari ibintu Imana yagize ubwiru cyangwa se ibanga ibigisha kumenya ko abantu kandi ntabwo bazabimenya. Ariko arandika mu rwandiko yandikiye Abakorinto, arababwira ngo twebweho abizera, aravuga ngo dufite gutekereza kwa Yesu Kristo, kandi aravuga ngo kubera iyo mpamvu nta kintu na kimwe cy'ibanga kibaho muri twe, kuko byose Imana yabidwishurishije umwuka w'Imana uba muri twe. Bwana Yesu atukuze. Uyu mwuka wazi ubwenge bw'Imana kandi bakamenya gutekereza kw'Imana, yarangiza ntaje abigira ubwiru, ariko natwe abayoborwa n'umwuka kandi urubyaro rw'umwuka w'Imana nta banga tubwire, kuko ndaza kwishyura tumenyesheje ibihe bizaza. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Mujya muririmba mu ndirimbo ngira ngo ni z'abakovu, mukavuga ngo anatufunulia mambo ya nyakati zitakayokuja. Nta banga. Niyo mpamvu abizera turarira kandi dushobora kubabara kubera gutandukana n'inshuti z'amagara, gutandukana n'abakunzi bacu, tugatandukana n'abatware n'abafasha, tugatandukana n'abana bacu. Ibyo birakwiriye kubabara, ariko umubabaro wacu igihe cyose ugomba gutegekwa n'ibyiringiro dufite bikaba hejuru yawo, kugira ngo tubone uko duhumurika no kugira imbaraga zo kwihanganira ibikomeye. Haleluya. Twasoma ijambo ry'Imana. Ngiye gusoza umwanya muto cyane. Paulo yanditse amagambo mu rwandiko yandikiye Abakorinto, yavuze imibabaro ibaho mu buzima bw'intumwa, kandi ntekereza ko bariya ni abagabo babaye hafi ya Yesu cyane, kandi bamenywa na Yesu, nabo baramumenya, kandi basangira nawe ubuzima, barajyana. Yabishyuriye mu buryo butangaje. Bivuze ko bari abantu bakwiriye kuba mu mahoro menshi, kubera kuko imitima yabo yamenye Imana, kandi uretse no kwizera mu buryo bugaragara bagendanye na Yesu Kristo. Abandi bahamagawe nawe arabiyereka icyo basigaye ngo ni kinega ubaga imbona kubone. Cyo dusaba ijambo ry'Imana, usanga Paulo ni umwe mu bagabo bakomeye barishije Yesu Kristo cyane, ari mu butayu hariya muri Arabia Saudite. Bibiri ishivuga ngo yamaze imyaka 3 yiyereka aganira na Yesu, aramwiyereka, aramwihamiriza, ngo arangize aramwohereza aje gukora. Yabuze amakuru y'amagambo atarabwiwe amakuru, ariko amagambo yabonye y'ukuri kandi yo kwizera. Haleluya. Paulo yanditse uwera ku murongo wa ruguru twasomye, yavuze ngo dufite amakuba impande zose, kandi ni ukuri dufite amakuba impande zose. Yavuze ngo tugira amakuba impande zose, iburyo n'ibumoso, muri ibyo dutekereza ntibigenda neza. Aravuga ngo tugenda dukumitwa hasi buri munsi, ariko ntidutereranwa. Yaburi ijambo ngo ntiduhanwa, ariko risobanura ntidutereranwa. Aravuga ngo tuzorusa n'abatsindwa, ariko siko bimeze. Haleluya. Ariko aravuga ngo muri ibyo byose ikireka dukomeza. Ijambo yavuze mu murongo wa 10, yavuze ngo nuko muri ibyo bihe by'ubuzima bwacu ngo tuba tugendana mu mibiri iteka. Ntabwo ari umunsi umwe cyangwa igihe runaka, tujya tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa Yesu Kristo. Haleluya. Kugira ngo ubugingo bwa Yesu Kristo ubone uko bugaragarizwa kandi bugatwara mu mibiri yacu kandi bizapfa. Amen. Ndagira ngo mbabwire amagambo. Iteka iyo dupfushije abantu turikanga kandi tugatangara tugasa n'abamushishano, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibiti bigakagobye kudutungura, kubera kuko urupfu Bibiliya ntirakarwita urupfu. Nicyo gituma Paulo yanditse aravuga ngo tujya tugendana iteka mu mibiri yacu iyo gupfa, tujya tugenda twambaye urupfu rwa Yesu muri twe. Hari umwanditsi wanditse wo mu Mwongereza ngo ni John Owen, yanditse igitabo akita ngo ni urupfu rwa Yesu. Uyu
mugabo arandika aravuga ngo urupfu uru ntabwo ari urupfu nk'uko babitubwiye ejo nanjye ariko nemezanye ijambo ry'Imana. Uyu mugabo mwene data bibi arasinziriye kuko batubwiye amakuru meza kuko yasoje urugendo rwe neza. Haleluya. Amahirwe y'abantu benshi nicyo gituma azabwira ngo mukaje mutegereza ya nyuma kuko ari abantu bake cyane Imana izahereza uburyo bwo kubona rwo yanyu, ariko abantu benshi bazafigumba karwa n'izindi bizabaho. Ariko arandika uyu mugabo aravuga ngo urupfu rwa Yesu rwahinduye imbaraga z'urupfu ubusa, kubera kuko icy'urupfu bibiri bivuga ngo ni urupfu ni cyari cyaradutandukanije n'Imana mu buryo bwari biteguwe na Satani gutandukana n'Imana iteka, tukijira mu gace mukirwa w'iteka no kurimuka burundu. Ubwo ni bwo rwa rupfu. Ngo arangiza Yesu araza kugira ngo ahindure imbaraga z'urupfu ubusa, yemera kwishira mu maboko y'abagome, asa n'uwemera gupfa, aramanuka ahinduka nk'umunyantege nkeya arapfa. Bibiri ijambo ry'Imana yavuze mu Baroma, Pawulo yanditse aravuga ngo ubwo twasangiye urupfu kurwe, yani muri Yesu Kristo twapfuye urupfu twari twarapfuye rw'iteka rwapfuye icyo gihe, ngo turangize mu kuzuka kwa Yesu natwe turasuka duhinduka abazima mutazongera gupfa iteka nimba twizera umwami Yesu. Haleluya. Urwo ni rwo rupfu rw'urupfu mu rupfu rwa Kristo, nuko twapfuye ku byaha tukabaho ku kwizera, tukaba dufite ibyiringiro byo kuzabana nawe. Nimba ubuzima bwawe butararuha bumenya Yesu cyangwa ngo bwizere buhinduke, haleluya. Pawulo arandika aravuga ngo ntabwo dukwiriye kuba dukomeza kuba imbata z'ibyaha nimba twarafanye na Yesu Kristo. Koko yavuze ngo Kristo yarapfuye mu mubiri ngo arazuka, kandi aravuga ngo ubwo ari we kubw'Imana, aravuga ngo abe ariko namwe mupfa ku byaha kugira ngo mubeho ku Mana muri Kristo Yesu honyine gusa. Haleluya. Ubwo ni ubutumwa bugufi cyane ariko kandi bukomeye ku mitima y'abanyamubiri. Niba dushobora kuba mu buzima bufite ihumure, erega hari icyo abantu batekereza cyangwa amagambo twavuga yahumuriza abantu. Reka mbabwire gutyo, amakuru ni ugushusha ubunyine, ni ukora igishoboka akavuga amagambo karirimba agasenga kagushusha akanya gato yo kwibagirwa ibyago n'imibabaro. Rwose nzanirwa abantu bakoresha ijambo ry'amafuti rimwe na rimwe, bakabwira umuntu ngo ubu nyine turacyari kumwe nawe, ngo nitumara gutandukana nawe ngo urupfu ruraza ngo urabone guseruka. Aya ni amagambo y'abapagani n'ababiri. Ntimuzongere rwose kuvuga ayo magambo, ni mabi pe, amagambo atarimo kwizera kandi atarimo ubwenge. Ariko nari mbabwiye ngo impamvu yo guhumurika k'umuntu usanga amagambo yo kumunezeza, ngo mbwire umubyeyi amagambo aryoshye, mubwire amagambo yomutera amarangamutima akazamuka, agasa n'uhuze buke ntatekereza umutware we, hanyuma akabona ko asa n'uriri ndetse akaba yonasirimba kubera impamvu z'amagambo tuvuze n'ibiti byo dukoze birusa amarangamutima. Ayo byo si ihumure. Ariko ihumure ry'ukuri Bibiliya yavuze ngo nimba twizera kuko twafatanije na Yesu Kristo mu rupfu kurwe, nimba twarabambanywe imibiri y'ibyaha, yavuze Pawulo mu Baroma, yavuze ngo imibiri yacu y'ibyaha yabambanywe na Yesu, ngo bituma dusangira urupfu rwe. Mu kuzuka kwa Yesu ngo turazuka duhinduka abazima, kandi aravuga ngo nicyo gituma icyo gihe ubuzima bwacu bugomba kuba budategekwa n'ibyaha, ngo bugategekwa no kwizera Yesu Kristo, tukabaho kubw'Imana muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Ng'igihumure gusa. Ikintu kiba kinejeje n'urupfu rw'umusore kuba yarasoje apfuye yaratunganije ubuzima bwiwe. Ihumure ku basigaye rero ni ryonyine, nuko ibishiringiro byanyu biri mu Mana, mukaba mutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo mudafite ipfunwe ubwazagaruka. Haleluya. Ngicyo ikigomba guhumuriza imitima yacu mu gihe cy'ibyago. Ntabwo duhumurizwa n'ubwinshi bw'abantu, kuko abantu baragenda amajwi y'abateceka, ariko Yesu Kristo aza kumana natwe kandi agakomeza akaganira n'imitima yacu. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo no mu mwishino wo mu nzira ngo shimumana kwizera, aravuga ngo hasigaye umwanya mutoya ngo izuba rikarasa, aravuga ngo Yesu niwe nshuti nziza izagumana namwe. Mubyeyi uramufasha we wari ubibi n'umubyeyi n'abavandimwe, ni ukuri imitima yanyu ikemuntu munezezwe bwa mbere yuko rubibi ari mu bwami bw'Imana,
kuko Imana yamuhaye ihirwe n'umugisha wo kwinjira ubwabo. Icya kabiri, mwebwe musigaye muhumure, Yesu Kristo ntadatandukana natwe, ni inshuti zizi zagumana namwe. Iby'ubuzima biri mu biganza bya Yesu Kristo, ibyo kubaho biri mu biganza by'abwe abigishwa. Arabwira ngo ntimukiganyira kubw'ibyo muzari n'ibyo muzambara n'amazu n'ibindi. Arabwira ngo rwose mumenye kuko data mu ijuru azi ko mubikwiriye. Ariko haleluya, ariko nubwo Yesu atanga ibyo byose, icy'ingenzi ni uko mugomba gushyira ibyiringiro byanyu mu Mana, ubuzima bwanyu bukabutandukanya n'icyo batandukanya n'Imana, kugira ngo Yesu abone ubuturo muri mwe, narangiza ahumuriza imitima yanyu. Iteka ryose azaguma avugana namwe, no mu gihe muri mu cyumba cyanyu muri mwenyine, no mu gihe cy'imibabaro myinshi muri mwenyine, ihumure ry'Imana rero imitima yabamutegereje. Haleluya. Mugategereza ihumure rizaza mu gihe cy'ibyago, ariko mureke Kristo ahore mu buzima bwanyu kandi agendere mu mitima yanyu. Haleluya. Rero iyo bigenze bityo, ni ukuvuga ko iyo urupfu ruje, Pawulo yanditse umurongo wa 10 mu rwandiko rw'Abakorinto twasomye dutangira, yavuze ngo urupfu rwa Yesu mu mitwe. Iyo urupfu ruje agahinda k'urupfu kansanze, Yesu Kristo akaba ari muri jewe, ari gukorera muri je, ni ukuri sinonyeganyezwa n'imbaraga z'urupfu, kuko urupfu rwamaze kugera muri jewe, napfuye kera ndarutambuka. Haleluya. Intimba ntabwo ziba mu mitima y'abizere ngo zibategeke, kubera kuko ijwi rya Yesu Kristo riza riganira natwe kandi rigakomeza guhumuriza imitima yacu mu gihe cy'ibyago, kubera kuko Yesu Kristo ni muzima muri jye. Haleluya. Karirimbo kabarinje bazarimba kuvuga ngo Yesu ni muzima muri jye kandi haleluya. Ntawabukwaka, nicyo gituma ugomba kunezezwa nuko ibyo byose bigomba kukunezeza iyo bihari, ariko niyo bidahari uje uvuga ngo ni muzima muri Yesu Kristo kandi ndahumurize kuko zabana na Kristo iteka ryose. Ni ukuri, ariko imibabaro n'ibyago gupfa ntibizabura kubaho kandi ntibizatinda kubaho. Erega igihe cyose kandi ntiruzaruga ngo ndaheruka. Oya, ndagira ngo mbabwira ngo ihumure dufite si uko urupfu ruzotinda kugera kuri twe, si nuko zoguma ndisugi n'umubyeyi udapfusha igihe kirekire. Oya, no gupfusha vuba cyangwa kera zapfusha, ariko ihumure ryanje rya none n'ibihe byose ni uko ubuzima bwacu bugomba kuba buri mu Kristo, buzuye Kristo. Haleluya. Ibindi byose ni ubusa nimba Kristo atari muri mwe, ntahumure. Nagira ngo mbwira amagambo soza iteraniro ngo se muri hano nimwone muri mitima yanyu abantu batarizera umwami Yesu Kristo, bizere Yesu Kristo kuko nivyo bidukwiriye, kuko igihe kizagera ubwo abapfuye bazazuka. Ijambo ry'Imana rirabivuga, aba bapfuye basinziriye bazazuka, kandi Bibiri ikavuga abantu bazazuka abakiranutsi ngo bazazukira ibyishimo iteka no kwa mu bwami bw'Imana. Hanyuma abatizera bazazuka ntibazahera mu mva, ariko ngo bazazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka. Ese mwarizeye mufite Yesu, imibiri yanyu iyuzuye ubuzima bwa Kristo nibwo bukorera muri mwe. Ese mwarapfuye mubana na Kristo bazima uyu munsi, mutegereje kugaruka kwe, Imana ibaha umugisha. Ariko nimutarizera Yesu Kristo, regera kubwira kuko kaga kari imbere yawe. Ihumure dufite ni ukubana na Yesu none, dutegereje kuzabana iteka mu buzima butazashira. Imana ibaha umugisha.